twagushimira ndetse nanze gushimura gutsimbura ibirenge imbere yawe ntabe iryo jambo ariko se ko mugani wawe naye ndi kuvuga uravuze uti niba mbaguha bose ariko sinaje kunyaka kirazira wampa ubona umugo wacu yabegutse yitwa Noel uwo mubyeyi niwe mubyeyi niwe mubyeyi bose turabafite rwose oya ntabwo naga ko mutabafite ariko navuze ngo umugo wacu yabegutse yitwa niyo mubyeyi Noel niyo mubyeyi nuko wabanza ariko kwicaka ugicara niba aho bose niba gupfundura ariko iyo mitsingi ipfundurwa wasomyeho cyangwa waje ufite impamyi ya Noel uhugira mu kuvuga gusa ntiwasoma ese ugira ngo keretse sinabisoberamo kuko iziri bawe nzisomyeho ziryoshye zose iyo umiteramo yose ndi buyisomeye kuko ntabwo kibwa bubiha ukiza hano nakubwiye ngo bisanzure nta mpamvu yo kuguhitiramo rwose kugera ku nyota bagupfundurira iyo ngiyo usomeho hanyuma ku busabe bwawe ku ijambo ryiza ugejeje ku muryango ndagira ngo nanjye nicare nanjye mbaze someho hanyuma mbaze umuryango ni uko wakiriye icyo cyifuzo cyawe. Murakoze cyane. Hanyuma ubwo uri buze kubona mpagurutse hanyuma ngire icyo mutangariza uko biba byavuye muri tugiye kugirana nabo. Murakoze cyane. Ndagira ngo nsaba ubwo bashyizemo uyu mwanya wo kuganira n'imiryango duhuza ibiganza dushimira aba babyeyi ko biganiro byiza baganira. Murambabarira sinahuze cyangwa ngo mpugirane, nibagiwe kubabwira ngo dukoze ku buzima bwacu. Terura icyunywa dukozeho turebe ko mwese mwakiriwe neza iwacu. Cheers iremewe kandi ni ngombwa rwose, bisobanuye ko ari urukundo rwacu, ubuzima bwacu. Mwiyumve mikaze. Abanywa orange Solange yabagezeho, abanywa Sprite Sperata yabagezeho, Citron Stratoni yarahari, Tonique Mutoni yarahari, Coca Coco yabagezeho. Nizere ko ntawigeze agira kuganira n'umuryango mugari wa Bisengimana François, kumva umuryango wa Marara dusanzwe tuzi nta nzitizi zihari zo kuba twabemerera umugeni. Umuryango usabye ko nahaguruka navuga nshikamye ko tukwemereye umugeni. ngira ngo izo ni inkuru n'amashyi bimwereka ko twishimiye umugeni mutwemereye. Nari ngikomeza ngira ngo hari ibyishimo bitumye uca mu ijambo ariko nari ngikomeza. Murakoze cyane. Tukwemereye umugeni, ubundi baravuga ngo tukwemereye inkwano ariko n'umugeni w'ubuntu abaho. Ubwo rero Noera umubyeyi niwe mubyeyi, dore nawe batangiye kundaga uburimi, ntangiye kuvuga uburimi nkawe n'ubuse. nuko turamukwemereye ariko ntabwo tukwemereye inkwano, uretse ko bivuga neza twamuguheramo ubu ko mudashimiye icyo batugiriye, ariko bivuze neza nibyo koko cyangwa ni urukundo, ariko turavuze uti niyo mutagira inkwano twamubaha. Ariko rero iwacu nta bana muri bahaba rwose,
abana bacu tuba twarakuye ba nyina kugira ngo batababangure. Unyemere rero mbanze nguhe inkwano za mbere zibanziriza inkwano nkuru. Murakoze. Jya imbo kujya imbere ngenda hari. Murakoze cyane. Iteka ryose. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Murakaza neza mugira amahoro. Nowira nta wahuriye. Ariko mubanze mutumara amatsiko mutubwire uramusaba ari uwandi umusabira ndi, kuko abasore b'iki gihe ni benshi mutaba muri kudupfunyikira amazi cyangwa murimo murisabira. Ariko Karo wamwumvise? Namwumvise. Ubundi narisabye ko nabasubiza mu mpaye uburenganzira. Ya siporo yabatumye hari ibintu byinshi dusimbuka. None nyirasenge arabinyibukije. Arakubaza ngo waje uturuka mu we muryango, waje gusaba nawe ruturutse. Karori ko tuziranye. Twa twarahuriye mu itorero tumbasha tugira gute. Ukawaje ubwira ngo watumwe kandi ugira benshi bagutuma. Urumva? Nyirasenge wa Noheli ati rwose Karori ngo yaje aturukaye. Abaje ikibazo cyiza kandi cy'ukuri. Cyiza twasimbutse kandi ariko niyo mpamvu abantu uri mu muryango wa Bisengimana François. Niyo mpamvu umuryango wa Bisengimana ari umuryango mwiza. Natwe twaje duturuka mu muryango wa Marara, tukaba abasinga, ariko umuhungu dusabira yitwa Nigena Daniel, ariko nyiri kujambo mu cyiciro batubwiye kandi ryiza. Kera niyo mpamvu nyirasenge umuntu burya aba ari umuntu ukomeye. Kera ngo abagabo babiri bigeze kujya ibwami guhakwa, noneho umaze gusaba uruhushya agiwe, mugenzi we aramubwira ati kana ati nugera mu rugo uzandebere abashumba, ndebere nk'uko zimeze ndetse uzandebere n'urugo. Nukaza gusubira abikora nk'uko yabimubwiye. Bagarutse bavuye gufata igihe, bageze kuri wa musozi hasanga abadamu babiri baratwite kandi haraje umwe. Niyo mpamvu rero abakuru bavuga ati iyo ugiye kubaza nyirasenge aravuga ati muramenye mutazashyingira abana igihe basanga bafite imwe. Niyo mpamvu rero natwe tumubwiye ko twaje duturuka mu basinga. Ubwo ngira ngo ikibazo yambaje ni uko nagisubiza, kandi yasanze ko batatwima umugeni kuko abana ari ababyatari abashiki. Urakoze. Hari ikindi yakubajije ngo umuhungu wawe mwazanye? Sawa. No kuri kirazira. Sinaza gusabira umwana ngo tuzane. Ntabwo natuzabira umwana ngo tuzane, ariko mubaye ko mwamwifuza namutuma, ariko ntabwo naza gusaba ngo nzane nawe. Hari umwe yakuyemo ari umugore we, turaza kubisobanukirwa. Hanyuma rero Daniel ndagira ngo bari muri protocole imenagitero ndakumva bari mbatura mariza. Ntabwo wabifashamo ukamuzamura mu ntera nka ya yindi turimo kuzamuramo abanyeshuri bacu. Ndabyemeye. Murakoze kandi bikorwe neza. Iri muhagarike n'ubugingo. Hanyuma hari ibintu abaye musi bagenzi banjye bakora, ugataka umusore ukamuvuga uko ari nuko atari. Uyu simvuga byinshi, nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera. Uyu musore wagira icyo amugaya yaba nta maso arebesha, n'ibitekerezo byawe byakwereka ko Dani ari mwiza.
ibitekerezo ubwabyo. Nta muntu n'umwe nigeze numva mu mateka y'u Rwanda n'aya Bibiliya, aya Korani, Bibiliya ntagatifu, witwa Daniyeli mu bikigwari. Muzasome Bibiliya, muzasome Bibiliya, muzumva wajugunywe mu rwobo rw'intare, yageramo akazicamo ari nzima ntagire icyaba. Uyu mugabo uko mumubona ntiyanyura mu rwobo rw'intare, ntiyarucamo. None se mwabonye umugabo wirabura gutya uba intati mu ntabati? Mwarabibonye? Natera intambwe murebe, tera intambwe barebe aho cukiriza. None se uretse mutagira ngo nayimena gitero, umugabo utera intambwe atya iwe hazagera inzara, hazayegera? Ntibishoboka. Aya masoso se murabona arayo mpimbye nonaha? Uru ruhanga rwiza rw'uruhehemure ndukoze ubu cyangwa yararusanga? Ubu burebure se ntayingayinga musinga ntimwanyomoza? Mubwiza amano y'abasore badafite gahunda i Kigali abameze nka tangawizi, egera hino urebe, aragororotse atya, wagira ngo niwe watabaye u Rwanda rugira ubwigenge. Ubu se mvuze ko ari inkotanyi naba nteye ibuyeho na jisho igisabo? Ubu se mwisime na gitero naba mbeshya? Iyo atabaye ntamenye intaho, keretse iyo acyuye intego yatumye ashyiguka, keretse iyo acyuye inganje. Utamukomera amashyi ni umunyeshyari. Aba basore yatoranije murabona hari ufite ikinego, hari umwawe se? Uretse ko wenda manegeka barimo y'ubusiri batera ari yahora barya n'umusongo horo songa abasore iteka bawumaranye igihe, ariko ubundi urabona ko barimo si byose. Batatu hariya abandi hariya, mugende mwubitse imitwe muvuge ngo uko bigenje kwa Daniyeli natwe twibuke, mujye mumenya gusaba Nyagasani ari batatu hariya abandi hariya. Kandi ntimuca kabogi umutwara ataraca kabogi. Abandi hariya mwamubonye Rasta wo muri filime se, nawe arahari, ariko nawe aracyafite amanegeka y'ubusiri batera. Imana yamukuremo mu izina rya Nyagasani. Tambuka nishama nisheje mutware guhindurira ibyimbo data arabinsabye. Tambuka nishama nisheje Daniel. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mpora nifuza ko u Rwanda ruhora kuri table d'honneur. Kujya kuri table d'honneur nta kigwari kihajya, hajya umuntu wabaye umwesa mihigo gusa. Nshaka bujye hamfura ya mwiza naha rwose. Amerera Daniel yegera hino. Hanyuma reka nsaba ababyeyi baraha n'abantu bose bashyingiye bashimire uyu mushingira ko yabaye hafi Dani akamurinda kunyura mu cyaha hafi ngahingukire dobandi. Dukomera amashyi menshi cyane. Hanyuma rero ndagira ngo nsabe mu butwari mu bugiri wahawe n'uyu muryango mugari w'imfura, iyo nshyimbo ufite mu ntoki nikimaze, reba uburyo bwawe uyirambure wibabwira uti mucakabogi. Heri buryo wabwira uti mucakabogi cyane. Ibumoso naho wabwira uti umusongo horo usonga abasore iteka Nyagasani Yezu aho bakiza igitaraganya. Rambura rwose mucakabogi. Hanyuma rero usigaye uhagaze nk'umutware. Reka nkubwize ukuri, uretse ko amateka n'umuco by'abanyarwanda byemera gushyingira umukobwa umwe, ariko ubundi twakaguhaye nka bane. Urabikwiye, urabibereye. Ubwo bwa mbere mbonye umusore nkawe ufite twa zero faute n'agasatsi keza ka naturel, yabagaho kera ko bwaba rwabugira. Cakabogi uri imfura ukwiye gushimwa no gushimwa. Hanyuma ayo mashyi ni amasabano, muko matari amasabano dushimwe. Nsabye mbikuye ku ndiba y'umutima umuryango wakiriye umukwe guhagurukana yombi tugakoma amashyi twakira umukwe wacu. Na agashya dukoze yaga tugakore n'ubundi umucurakuru. Amashyi menshi cyane twakira umukwe. Uzi ikintu kinejeje n'izo mpundu.
iyo impundu zavugaga mu Rwanda byagaragazaga gutabara no gutabarukana intsinzi. Nta hantu na hamwe mu Rwanda higeze havuzwe impundu nta kintu gikomeye cyahabaye cy'amahoro. Rero ngira ngo yumva ariko ntigenda ndimo kumva ndumva kubona nkabona igenda nimwe kirazira nuko iyi ni inka umuntu ashaje inkoko. aya ubundi mu muco nyarwanda amasuka burya ni ingenzi na kera na kare ntiwajya n'umukobwa mudushyingiye cyangwa natwe uko twaje n'umwami kireyo yimaga mu bimenyetso bamuhaga mu isuka kugira ngo igaragaza ko abanyarwanda bazahinga kandi bakeza. Ikimenyetso cy'abacuzi bayicuze mu buberuka. Urakoze cyane. Ahubwo dusigaye twororera mu biraro tukagira n'inzuri zitunganywa. Tekereza ko wari watekereje ko duha imashini zidufasha gutunganya inzuri, gutera ubwatsi. Ukoresha uko ushaka. Urakoze, turazishimye. Urakoze cyane. Rero iyo wazihingiye ubwatsi uranazishora, iki ni igicuba. Ibyo se namwe murajya babimenya. Ntawe wagendanye nabo bazi kutahira ngo bado utamujye mu gipfundura. Iyi rero bavuga ngo nubwo bita ngo ni ntanjoro ariko ubundi bakavuga ngo ni ntajoro ku mutunzi. Nta manywa ntajoro. Nta manywa ntajoro. Iyi rero ni imashini yahira ubwatsi bw'inka. Turashimiye imashini. Nige muzi twe twazigiraga imashini. Niyo mpamvu nagufashaga ni nta manywa ntajoro. Rero iki ni ikibumbiro zizanyweramo. Yego. Turagishimye ni mumumera amashyi. Kuri izi nkwana duhaye. Ahasigaye rero ngira ngo ahasigaye ubwo icara ugubwe neza twakira inkwano duhaye. Ngira ngo rero hasigaye mwankosha nkabakwera. Narize ko udukwereye. Oya nababwiye kwizana zibanziriza inkwano za mbere. Inkwano nkuru ngira ngo rero mu nkoshe mbakwere. Urakoze. Sekaro uri mu cyiciro cya kangahe ari igihe ushobora kugukosha ugasanga tugukuya aheza tukujyanye habi. Oya icyiciro mbamo ni cy'abatunzi mu nkoshe murebeye aho. Uri umutunzi. Nibyo urabisa. Reka mbe bagenzi banjye bafashe bagukoshe kuko ngo ni umutunzi mwamwumvishe. Karame data. Hanyuma se ni ubwa mbere usabye umugeni muri uyu muryango wacu? Oya ntabwo ari ubwa mbere. Kuko niba rero nibuka neza ndumva hari babyara abantu wera baje iwanyu, hari ba nyirasenge batoya. Ese ntiwatugenza nk'uko watugenje ubushize? Uko nabagejeje ubushize mwarankosheje ndabakwera. N'ubu nagira ngo n'ubundi biba ari uko nguko mubikora mu nkoshe mbakwere. Mbona uvuga nk'ufite ubwoba. Navuze aho ndise ngo nagira ubwoba. Reka nkubwire n'ikimenyimenyi. Se munyanazi neza kurusha arazi. Narakuze. Se munyana pastor wicaye aho ngaho aranzi. Sinagira ubwoba ndi imbere yanyu. Inka zacu arazizi ntabwo banagira kirazira. Wivunika ubwo umaze kumbwira ko pastor se munyana kozi.
reka nze tukukoshe. murakoze bimpaye icyizere cyane. hanyuma nzi neza ko mu muryango wanyu, umuryango wa Marara, higanjemo koko abatunzi benshi, ibyo bavuze ntabwo babeshye, kandi ntabwo natinyuka kuwukosha inturukure. Genda udushakire inyana nziza ariko enye zimaze kugera mu gihe cyo kurara imfizi mu mahembe. Urazibona? Ndazibona rwose. Urakoze cyane. Rero ndakumva. yego yakwere, mu by'ukuri izo nyana turazifite, ariko muzi ko urwuri rwanyu n'urwacu zegeranye. ngira ngo rero reka ntume kubashumba bazirongore, bazishyire mu ishyo ryanyu, hanyuma kubera ko ari inyana z'amashashi, ndaza gutuma kumutahira ababwira amazina ya za nyina. data sinkunyure muri ryo uvuga, ndagira ngo nkundire babanze bagushimire, uri umubyeyi w'imfura cyane. duhuze ibiganza dushimire data, umubyeyi mwiza. data nsanzwe ngabana imbere yawe uyu munsi, ntabwo aribwo nanyagwa, nariho mvugana n'abatahira, bampa inkuru nziza ishimishije umutima wanjye ku buryo ntayigira ubwiru. barantabaje ngira ngo turatewe cyangwa turanyazwe, bambwira ko babonye inyana nziza z'amasha ziyoboka iwacu. ndavuga ntese izo ziturutse he, zije ziti? ati izi nyana rero hari umubyeyi witwa Karori waduhaye abashumba, atubwira ko zigomba kuza mu rwuri rwanyu, ngo bampamagare. rero ndababwira nti rero ubwo mumpaye iyo nkuru nziza, munkundire nyigeze ku mubyeyi Gakwerere. none mubyeyi Gakwerere, izi nyana ko zageze mu rwuri, abashumba ko bambwiye ko ari nta makemwa, ko zishimwa ubwiza, ko zashimye amazi zigashima ibyo kurya, ko mu minsi iri imbere zizatanga umukamo. uyu mubyeyi Karori twamuhaye amashyi tukanamushimira ko ibyo yakoze ari ibyo gushima. none niba byashimwe n'abatahira, bigashimwa n'abashumba, bakangezaho iyo nkuru, ko nanjye byanyuze uyu mutima, nkamutakira mu ruhame ko ishimwe risumbye izindi sunga ari ugutakirwa mu ruhame. twamutakiye mu ruhame Karori ko ari imfura. mubyeyi, nakugezagaho ayo makuru meza, ntungaye ntunanyage, ahubwo urushaho kungabira akagira inka, uri imfura. Urakoze. Urakoze. rwose imvura Imana gitera rwose, uwatuma yatumaho. Reka tumushimire ko amaze, nta nubwo ari n'impungenge, nta mpungenge narifite rwose. narizi ko Karori ugira inka nziza, no kugukosha ntabwo twari dufite umususu, ahubwo twumvaga icyo tuvuga cyose kiraba itegeko, kandi turagushimira ko wabikoze nk'uko tubyifuza. reka nongere nsaba umuryango wa France gushimira ku nkwano nziza uduhaye. ubwo rero turashimye. murakoze cyane. turashimye. imiragitero aravuze ati nimuduhe igihe gikwiriye turaza no kubabwira amazina ya za nyina, dore ko izindi zikiri amashashi. ubwo rero nagira ngo nanone ukomeze utuze, ariko nanone tugifite amakenga. Navuye ko mu biganiro by'abasaza abana batabareba, ndagira ngo musabe nimba iwanyu ari na kure, turaguteza ubushobozi bwo kugira ngo Daniel nimba ari hafi aze umusuhuze. ntihagire ujya kure Daniel aze Gakwerera muramutse. ngira ngo iyo mbivuze ibi bitegeko mu kanya arabakugezeho,
ariko reka ngira icyo gusaba n'ubundi ngo nyuzwe yahaye ndashimye reka gushimira reka gushimira ko Karoli reka ngufashe ndagira ngo maze nkuyobore ugende urebe nyirasenge nabikoze nabyo ariko niyo ubanza umushimire hanyuma ugaruke ushimire nyuma byose nabikora ko byaterwa n'uko mwantegeka yego mwarakoze Karamo reka gushimira ko mwatwemerera umugeni mutaduhogoje ndetse mukadushimira n'inkwano iri ni ishimwe ry'uko tuba mwatwemerera umugeni mukadushimira n'inkwano murakoze ntabwo ari gakwerera bashimira gusa n'umuryango urakoze cyane Karo urakoze cyane ntago uracyafite umuco wo gushima kandi uzahora uturanga nk'abanyarwanda cyane rwose ubwo rero mbaye nayo nciye akabogi ariko ndindiriye nanjye wansabye nanjye ndagusaba ubwo umusore wawe nimba ari hafi yaze tumuramutse akazi muramutse rwose byose bari hafi Abanyarwanda bavuga ko ibiganza bitagaba amashyi kugabana amashyi biragorana mu nkundire tugabira ababyeyi amashyi Ntabwo mbasabye ko tubagabira amashyi ntabwo ari amashyi y'amasaro ahubwo iteka y'abantu baganira neza tuba dukwiye kubashima no kubashimira aho umuco utaraca injishi ababyeyi iyo baganira ubyumvira mu buryohe bw'inshoberamahanga bakoresha iyo mitego bategana iyo buri wese ayitegura neza gihanga babyita guterana ubusa turi kugarura umuco kugira ngo utazaca injishi turabashimira abo babyeyi ku biganiro byiza baganira twongere tubashimire rwose tubashimire hanyuma aba basore beza basa bose isura isuku basa na se wababyaye bambaye neza nk'umuco w'abanyarwanda ni munyure hariya muramutswe n'ababyeyi iwacu abana baramutswa n'ababyeyi ntabwo abana baramutsa ababyeyi muramutswe n'ababyeyi babahesha umugisha turaza kubonamo rubanguza nkwaya rwa nkubita umusore w'igikundiro usumbye abandi isumbwe mu kwesa imihigo hari ababigorekwa mu kwica ururimi bakavuga ngo agahuga umuco akandi uwako baba babyangije mujye mubahanira kure nta gahugu kabaho igihugu umuco ikindi wacyo niko kugarura umuco wacu nk'abanyarwanda ibi biri mu bukungu turusha amahanga abaturuka hirya no hino bazabivoma nk'umuco bawutoza abandi aha niho unagurirwa kuko ari naho ucurirwa Karoli ndakumva gakwere nimba ari amaso y'abasaza cyangwa ni koperative waje gusabira nabuzemo ndagira ngo ufashe uriya bose nabahereje ibiganza ariko ndareba nsanga ni koperative ndagira ngo mubimfashemo nshira amakenga ndabona yaganiraga na mubyara we menagitero ariko reka nsabe Daniel atere intambwe ebyiri azi imbere yawe umuramutse bikore gutyo impundu zivuze urwunge abakondera atsikimbe twakirane yombi umukwe iwacu ni umuco w'abanyarwanda